Impinduka zabayeho kuva umuntu yagera ku isi n'eshatu gusa. Iya mbere yiswe impinduka y'ubumenyi, iya kabiri yiswe impinduka y'ubuhinzi, iya gatatu ari nayo turimo yiswe impinduka y'ikoranabuhanga. Izi mpinduka zose zimaze imyaka isaga hafi miliyoni 2. Iyi mpinduramatwara y'ikoranabuhanga turimo yadutegetse ku rugero tutigeze dutegekwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu mateka y'ikiremwa muntu. Byahise biduhesha ubushobozi bwo kwiyumva nk'ikiremwa mana, Homo Deus. Ibi bikuye mu gitabo A Brief in History of Humankind cya Yuval Harari Noah. Dore ibyo mvuga. Benshi muri twe amasaha yo kubyuka iyo ageze, ikintu cya mbere dukoraho ni telefoni ngendanwa zacu, tukarebya abandi bashyize ku mbuga nkoranyambaga, ndetse twanasubiza ubutumwa butugenewe. Ubutatugenewe nabwo bwo mu yandi matsinda tubarizwamo tukabureba nk'aho tugenewe nabwo. Iki gikorwa dushobora kukimaramo akanya katari kanini gusa tukibuka ko tugomba kwitegura tukajya mu mirimo. Inzira iva mu rugo igera ku murimo nabwo telefoni ngendanwa yacu tugenda turebana nayo. Byibura impuzandengo ku gukoresha telefoni uyu munsi nyirayirebamo inshuro 150 ku munsi. Ibi bihwanye n'amasaha 10:39 ku munsi umwe. Niba umunsi usanzwe ugira amasaha 28, muri ayo harimo amasaha 10:39 ukora igikanu cyawe kiri kuri ekran ya telefone. Ubwo mu masaha 18 asigaye 8 muri yo ugomba kuyaryamamo nk'uko bitegetswe, hanyuma 6 asigaye 2 muri aya 6 nayo telefone yawe uzabicometse ku muriro wenda. Ariko kuko wabwiwe ko nta gukoresha telefone icometse wenda aboneyeho akanya, ni ukuvuga ko uyu munsi wa none amasaha 4 yonyine ku munsi ari yo umuntu amara atari kumwe na telefone ngendanwa. Wowe umara amasaha angahe? Ubu ni ubushakashatsi bw'urubuga rwitwa internettrending.com. Ibi byose byerekana ukuntu umuntu asigaye ari umucakara w'ikoranabuhanga. Gusa ariko nubwo ari uko bimeze, hari abo tubikesha kuko ikoranabuhanga ritaturutse mu kirere ngo ritugweho. Hari Steve Jobs wazanye iPhones, iPads, MacBooks n'ibindi. Hari Bill Gates wazanye Microsoft. Hari Mark Zuckerberg wazanye Facebook. Jeff Bezos wazanye Amazon. Eric Yuan wazanye Zoom. Ndetse n'abandi benshi batandukanye. Eric Yuan ushobora kuba uzi ibyo yazanye ariko ubutamuzi. Byanashoboka ko ari n'ubwa mbere wumvise iri zina. Uyu mugabo niwe wakoze gahunda ya mudasobwa yitwa Zoom, ariko yurayizi wenda. Uyu munsi Dream Thinker yabateguriye byinshi kuri Zoom. Mukoresha ariko wenda mutazi ibyayo neza. Nge ndi Manzi Tuse, ndi kumwe na Mrs. Call, mbahaye ikaze. Zoom ni ikigo cyashinzwe na Eric Yuan, umushinwa ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ashinga iki kigo hari mu kwezi kwa 4 ku itariki ya 21, 2011. Kugeza ubu ni kimwe mu bigo bicururiza kuri murandasi nka Amazon, Alibaba, Microsoft, Kiku, Triple Dealers n'izindi. Nyamara Zoom ikoresha ikoranabuhanga ry'itumanaho hakoreshejwe amashusho, video. Iki kigo kirimo kwinjiza akayabo mu madolari bitewe na COVID-19, ku buryo n'umwana muto wese asigaye azaho ibyemezo by'inama z'abayobozi zisigaye zifatira ibyemezo akubwira ko ari kuri Zoom, ndetse ni naho bahoze bigira. Nk'izindi mbuga zinjije agatubutse bitewe n'ubucuruzi bwo kuri murandasi kuva icyorezo cya coronavirus cyakwaduka mu isi mu mpera z'umwaka 2019, ni nako Zoom yaje iramamara koko, aho uciye hose ukumva Zoom iba Zoom. Nyamara ariko ku rundi ruhande Eric Yuan ninde? Ese mama byagenze bite ngo uyu Yuan akora uburyo bwa mudasobwa bwatumye gahunda za leta z'ibihugu zikomeza kwitabirwa muri za biro nk'uko bisanzwe, ariko aha bahuriraga mu cyumba kimwe? Zoom. Eric Yuan yavukiye mu mujyi witwa Taipei mu ntara ya Shandong mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni mu 1970. Ababyeyi be bakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nyamara mu myaka 30 ishize, ubwo ni muri za 80, Yuan we yari akiri muto rwose. Uyu yari umuntu uri aho usanzwe nk'abandi. Nk'uko bigenda mu myaka y'ubusore, uyu nawe yari afite umukobwa bakundanaga witwaga Shelly. Nubwo byari bimeze bityo, Yuan we yabonaga bidahagije bitewe n'umwanya bamaranaga batisanzwe mu rukundo rwabo. Murabizi by'ubusore byaterwaga nuko bahuraga igihe gito gishoboka. Iki gihe bose bigaga mu mashuri yisumbuye mu Bushinwa. Yuan n'umukunzi w'igihe kinini bakimaraga ku ishuri. Si ibyo gusa kandi bigaga ku bigo bitandukanye, bityo guhura bikababera inzitizi, kuko kugira ngo umwe abone undi byamusabaga gutega gari ya moshi y'amasaha 10. Byari imbogamizi mu rukundo rwabo.
Uko bwije nuko bukeye Yuan yari afite inzozi mu buzima bwe zo kuzakora igikoresho gifite ingano nto umuntu yatwara mu ntoki kandi bimworoheye kizwi nka handheld device, ku buryo abantu babiri cyangwa se barenze babiri babasha kuganira barebana aho bari hose ku isi. Icyo gihe mu myaka ya za 80 ubwo Yuan yarimo arangiza amashuri yisumbuye, akirangiza yasabye kwiga imibare ndetse n'ibijyanye na za mudasobwa. Ibi mu ndimi z'amahanga byitwa Mathematics and Computer Science. Yabisabye muri kaminuza ya Shangdao yigisha ibijyanye na siyanse n'ikoranabuhanga. Yuan n'umukunzi we baragumanye ku buryo n'uwo bakiri kumwe. Uyu yaje kuba n'umugore w'isezerano mu 1992 afite imyaka 22 gusa. Kuri ubu afitanye abana 3. Icyo gihe amushaka bari bakiri mu Bushinwa. Yatangiye gutekereza ikijyanye n'ikoranabuhanga ryo gukora inama hifashishijwe ikoranabuhanga ry'isakaza amashusho. Mu myaka 20 mbere y'uko ava cyangwa se ahagarika akazi ke, yakoraga muri Cisco ubwo yemezaga gutangira kompanyi ye cyangwa se umushinga we bwite, maze yemeza kwigarurira imitima y'abakoresha urubuga rwa Webex. Uyu ni Bwana Leke Yuan. Buhoro buhoro natekerezaga hazaza nkibaza ni haramutse hari igikoresho gito aho ushobora gukanda buto imwe ugashobora kubona umuntu ukaba wabasha no kuvugana nawe. Nakekaga ko byaba ari byiza. Ibyo byari birenze inzozi nigeze ndota. Sinigeze ntekereza ibijyanye na video conference cyangwa se inama zihuza abantu kuri murandasi. Gusa nyuma ubwo nakoraga Zoom naravuze nti wow, ibi ni byiza. Iyo utangira ikintu nk'iki mu myaka myinshi yahise byari kuba ari iby'agahebuzo. Mu 1990 Eric Yuan nibwo yumvise Bill Gates avuga ku bijyanye na internet. Iki gihe Yuan yari ari mu gihugu cye cy'amavuko cy'Ubushinwa. Yari afite imyaka 20 gusa y'amavuko. Gusa kuva icyo gihe nibwo inzozi za Yuan zatangiye guhera ubwo. Yuan yabonye za kompanyi zo muri Amerika zirimo kuzamuka ku ntera iri hejuru mu bijyanye na murandasi nka Netscape na Yahoo. Izi zari ziri hejuru cyane. Yahise abona neza ko igihe kigeze ngo ave mu Bushinwa maze akurikira inzozi ze. Yabonye ko nta handi yakwagurira intekerezo ze mu by'ikoranabuhanga uretse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yuan yagerageje kwaka visa, urupapuro rw'inzira yo kujya muri Amerika inshuro 8 zose yangirwa kubona visa. Nyuma yo kwangirwa izo nshuro zose yamaze indi myaka 2 agerageza gusaba visa. Nyuma ku nshuro ya 9 nibwo Yuan yabonye visa yinjira muri Amerika. Hari mu 1997 umusore w'umushinwa uvuye mu cyaro cya Changdong yarageze ku butaka bw'ikoranabuhanga United States. Yuan iki gihe yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We n'umuryango we yihutiye kujya muri Silicon Valley, agace kari kazwiho kuba mu iterambere riri kure cyane y'isi yose, kuko niho hari umubare munini w'amakompanyi yarimo ikoresha ikoranabuhanga rishya rigezweho ugereranyije n'ibindi bihugu byo ku isi yose ndetse n'Ubushinwa uyu musore yaravuyemo. Nyuma yaho gato Yuan yahawe imirimo yo kuba engineer. Ntiyarazi kuvuga Icyongereza, ikintu kimwe yarazi byari ukwandika inyandiko za mudasobwa zizwi nka code. Izi ni za nyandiko cyangwa se ururimi mudasobwa yumva byitwa C languages. Ibyo byamuhesheje akazi kuko kuba mu engineer mu kubaka porogaramu nshya ya mudasobwa y'isakaza amashusho yitwa Webex. Yari ikigo cyitwa Cisco mu gace ka Milpitas gaherereye i California muri Silicon Valley, South Bay. Icyo gihe bubaka iyo porogaramu ya mudasobwa yari ikipe y'abanjeniyeri 800. Mu bya mudasobwa Yuan na bagenzi be bafatikanyije gukora urubuga rwa Webex kwisakaza amashusho mu gihe gituru urubuga rwinjije akayabo ka miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Agushidikanya wumvise amafaranga yari irimo yinjiza yari iri kugasongera mu kwinjiza amafaranga menshi muri ibyo bihe. Gusa ibi ntibyatinze kuko mu myaka 10 yakurikiyeho urubuga rwa Webex ntirwari rukiri ku isonga mu gukurikiranwa n'abakiriya ba Webex nyine. Batangiye gucika intege kuko impuzanzira cyangwa se connection zitakoraga neza, kandi nanone abakiriya bakinubira quality cyangwa se ubudasa bw'amajwi ndetse n'amashusho. Muri ibyo bihe by'ingorabahizi urubuga rwa Webex rwarimo byahise bibiturufu ku rundi ruhande rwa Eric Yuan. Ibi byose ntiyari kubigeraho hakiri muri Cisco Webex. Cyari cyo gihe ngo Yuan arangiza amasezerano yari afitanye n'ikigo cya Cisco maze atangira icyerekezo cy'inzozi ze yahoze arota cyane ko noneho yari amaze kugira ubumenyi bwisumbuye mu bya murandasi. Si ibyo gusa kandi ku rundi ruhande rwe hari abandi benjeniyeri 40 bari biteguye kumukurikira kuko nta gushidikanya ku buhanga bwe.
maze mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2011 atangira kompanyi ye nshya. Gusa ntabwo yahise yita Zoom, ahubwo iki gihe yafashe izina rya CAACB. Uyu ni Bwana Yuan. Mbere yuko ndeka gukorera Cisco, namaze igihe kinini mvugana n'abakiriya b'urubuga rwa Webex. Buri gihe ubwo nabaga ndimo kuvugana nabo, inyuma inama irangiye numvaga muri nge mfite isoni kubera ko sinigeze mbona umukiriya n'umwe wabaga wishimye. Nagerageje kwiyumvisha nkibaza nti kubera iki birimo kugenda bitya. Nta kindi nakoze, nakusanyirije hamwe ibibazo byose abakiriya b'urubuga rwa Webex bansanganije. Urabizi, nyuma naje kubona nuko ibyo bibazo byose byakemurwa. Ari nkuko hari brand nshya yabasha gukora izo mbogamizi z'abakiriya zikavaho. Nuko natangiye. Nyuma yo kureka gukorana na Cisco, nta kindi yagombaga gukora uretse gushaka abakozi bamufasha gushyira ibitekerezo yari afite mu bikorwa. Umushinga warizwe kandi uranozwa. Ku ikubitiro, Yuan ngo nta mafaranga yari afite ahagije ngo yishyure ku kiguzi icyo ari cyo cyose byagombaga kumusaba ngo abashe kwishyura aba engineer. Si ukubishyura gusa, kandi harimo no kubumvisha neza umushinga bagiyemo kuzunguka, kuko birumvikana si buri engineer wari wese wahaguruka ngo aze gufatanya nawe mu mushinga runaka nta mafaranga arimo, kandi niyo yaba arimo bimusaba kujya ahantu abona hazamwubakira izina rigakura. Aho kujya hasi rero, Yuan we ibi ntibyari bikiri imbogamizi. Aha yitabaje inshuti ye Jim Shenman ngo amusinyire sheki y'ibihumbi 250 by'amadolari kugira ngo abashe kwishyura aba engineer 30 bamwe bagombaga guturuka mu Bushinwa. Impamvu nuko aba engineer bo mu Bushinwa ari umushahara wabo wari hasi ugereranyije nabo mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana. Mu mwaka wakurikiyeho, Yuan n'ikipe ye bakoze cyane ku buryo verisiyo ya mbere ya Zoom yagiye hanze ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 8 mu 2012. Gusa aha yari gifite izina rya CAACB. Mu wundi mwaka wakurikiyeho wa 2013, icyahoze cyitwa CAACB cyahindutse Zoom. Boom! Ku mugaragaro Zoom irafungurwa. Mbere yaho gato ariko iki kigo cyari gihagaze biliyoni 15.9 z'amadolari y'Amerika. Kuva ubwo Zoom ntigeze isubira hasi cyangwa se ngo ihagarare, kuko yarakomeje atumbagira. Ku buryo ejo bundi aha mu mwaka wa 2020 Zoom yinjije angana na biliyoni 330.5 y'amadolari y'Amerika kubera icyorezo cya COVID-19 cyonyine. Nyuma yo kugurisha imigabane ingana na miliyoni 9.9 iguzwe n'ikigo kizwi mu kugura imigabane kikanayigurisha cyitwa IPO, Initial Public Offering. Hanyuma mu mwaka wari wabanje yari yinjije agera kuri miliyoni 121.5 by'amadolari y'Amerika. Ubwo ni ukuvuga ko mu mwaka wa 2020 yonyine yiyongera hangana na miliyoni 209 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Icyo wamenya kandi ni uko Zoom uyu munsi ntiyifashishwa mu manama gusa, kuko ikoreshwa no mu bigo by'amashuri, mu bitaro, mu kuganira n'inshuti iri kure, mu nsengero ndetse n'ahandi. Mbese Zoom iri buri hamwe. Mu manama honyine Zoom imaze kuhinjiriza agera kuri miliyoni 27 z'amadolari y'Amerika, naho ayimaze gukura mu bafatabuguzi agera kuri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Muri rusange ikigo cyangwa se kompanyi ya Zoom yihagaze akavagari k'amafaranga agera kuri miliyoni 690 nk'umusaruro mbumbe. Aya yose ava mu bakiriya bangana na miliyoni 300. Muri abo kandi harimo abakiriya twakwita ko hari abahoraho, bakaba ari miliyoni 100 muri bo. Ni 1/3 cyabo bose. Zoom nta washidikanya ko ubuhangange n'akayabo mu madolari hagaze ubu byose bikesha icyorezo cya COVID-19 nk'iturufu. Ikaba icyarimwe imbarutso y'imenyekana ry'ikigo nka Zoom nk'urubuga rwigarura imitima ya benshi muri iyi si hakoreshejwe isakazamashusho. Mu bihe byo kurwanya icyorezo cya COVID-19 uhereye mu mwaka wa 2019 kugeza magingo aya. Ibi byose kandi bikeshwa Bwana Eric Yuan wazanye igitekerezo cy'ishinga ry'ikigo. Si ibyo gusa kandi wumve kuvanyaho ibya Zoom nk'ikigo yobora nawe ku mufuka si umuntu w'agafuka imvugo rimwe, kuko kuri ubu konti ya Eric Yuan hari wangana na biliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Byo bimushyira ku myanya y'imbere ku rutonde rw'abaherwe mu isi, kuko abarizwa ku mwanya 49 ku rutonde ngarukamwaka rw'abafite agatubutse mu isi. Gusa mwe muri abambere ku rutonde ngarukamwaka rwacu kuri Dream Thinker. Turabakunda. Nari Manzi Tusa.